nje ahangaha kuri buri munsi kugira ngo mpure n'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure Yesu araduhamagaye ngo tugumane nawe muri iyi nzira y'ububabare hamwe n'iri jambo ry'Imana ryo kuri wa mbere mutagatifu tariki 11 Mata 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe 42 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Uhoraho aravuze ati, dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye yizihira, namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera, ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazinya ifumba igicumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. We ntazigera acogora cyangwa acika intege kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi n'ibirwa bitegereje amategeko ye. Nguko uko avuze Uhoraho, wowe waremye ijuru akaribambika, akarambura isi n'ibiriho byose, ibimeraho akabiha guhumeka, agaha n'umwuka abayigendaho bose. Ni njye Uhoraho kwihamagariye, nkurikije umugambi wanjye, ngufata ikiganza ndakwizigamira, nkugenera kwemararira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kandi ukure mu munyururu abari mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 27. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho ni urugero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Igihe abagira nabi bampagurukiye kugira ngo banjye mbona, abo banzi banjye bandwanya, niba ahubwo badandabirana bakitura hasi. Kabone naho igitero cyose cyaza kigashinga ingando kinyibasiye, umutima wanjye nta bwoba wagira na busa. Naho intambara yarota, nakomeza kwizera. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima ubintwari, rwose wiringire Uhoraho. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu agaruka i Betaniya aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bahamuzanira ibya mugoroba. Marita niwe waherezaga, naho Lazaro ari mu basangira nawe. Nuko Mariya areba inshuro y'amavuta yo mu bavu kuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyoti wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira avuze ati, nguriye amavu wajyaga kugurwa amadenari 300 agahabwa abakene, upfuye iki? Ibyo ariko ntiyabivugiraga ko yarababajwe n'abakene, ahubwo nuko yari umujura. N'ubundi niwe wari umubitsi, akajya yiha ku byo bamubikije. Nuko Yesu aravuga ati, nimumwihorere, kuko umubavu ubikiye umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko njye ntimuzamporana igihe cyose. Nuko imbaga nyamwinshi y'Abayahudi iza kumenya ko Yesu yari aho ngaho. Nibwo baje, ariko batazanywe na Yesu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatware b'abaherezabitambo bajya inama yo kwica na Lazaro, kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yesu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Iyo ukomeye kuri Kristo nibwo mba nkomeye koko. Ngo muri karitimwe, ngo umugabo wari umuherwe cyane, wandi utikoraho, ngo akunda gukora ibikorwa by'urukundo byinshi, nuko nyigiye mugenzi we yamutumiye nko mu bukwe, akamutwerera hanyuma kohereza umugore n'abana. We ntajyeyo. Ngo ndi yamutumira yagize nk'ibyago yapfushije, uyu mukire nanone akamwoherereza ibintu, akamwohereza amafaranga menshi, ariko we ntajyeyo. Ngo nuko umunsi umwe wa mubiri ubyara udahatse nyine, ngo wa mukire nyine nawe aza kugira ibyago, apfusha umuhungu w'imfura. Kakeba kagihomugarura rero, ngo abo yari yarafashije bose, ngo noneho mu kumutabara bakamwohereza amafaranga n'ibintu byinshi, ariko ntibagire gute, ntibahagere. Nuko umugabo n'agahinda kenshi yibaza uko aza kubigenza, uko aza kumwihambira wenyine, nta n'umwe wamutabaye. Yewe ubanzana n'uwo akiri kureba urwo ruboho rw'amafaranga bamutwerereye, bamwoherereje ngo ayo mafaranga mutabare se. Bana b'Imana, ari ugutanga, ari ukwitanga,
wahitamo gutondagura ihe nshinga muri izi done usodone muri amasomo y'iki cyumweru gitagatifu twatangiye ejo kuri uyu wa mbere mutagatifu. Turazirikana ku mpano ikomeye waha umukunzi wawe. Ese wamuha ibintu cyangwa wamuha ubuntu? Wamwiha, uramuha ukamwoherereza ibya mirenge, nawe ukabakohereza umugore n'abana n'amafaranga yewe n'ibintu bya mirenge, cyangwa wigirayo ukamusura, ukamugeraho, ukamususurutsa, mukaganira, ukahigerera. Ako kantu Yezu aragakunda, kuhigerera, kwigerera ahantu ukajya gusura abandi, ukajya nk'ibetaniya nka Yezu. Ese wo gutanga ari ukwitanga? Ukora iki muri iyi minsi? Bakristo bavandimwe, muri iki cyumweru gitagatifu Yezu ari gusezera kube kuko agiye kudupfira abantu yakundaga. Uru ni rwo rugero rwa kado nziza kandi ihenze twareberaho mu kwitanga. Yezu twitangira nyine nk'umugaragu, umucakara wemera gutanga ubuzima bwe ngo ducungurwe, aturokore. Ubuzima bwa Kristo nyine bukaba incungu yacu, ngiyo kadisumba izindi zose, ngiyo kado natwe dusabwa kwigana, aho guha gusa abandi amafaranga bya mirenge, amafaranga aza kubahaza ku mubiri, ibintu bya mirenge, ahubwo nkabagaragariza ubumuntu, imyitwarire myiza, ubuntu bw'Imana, natwe tuba abagaragu beza bitanga. Iyo nshinga kwitanga Yezu arayikunda cyane kandi ayitondagura neza mu bihe byose pe. Muri iki cyumweru gitagatifu abanditsi b'amavanjiri bazaduha kurangamira ibihe bya nyuma bya Yesu, ububabare bwe, urupfu rwe bigeza kwizuka. Naho isomo rya mbere tuzajya tuzirikana muri iyi minsi tuzajya turikura mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, igitabo cya 2, kirimo indirimbo 4 z'umugaragu w'Imana uri mu kaga, ubabara. Uwo mugaragu ushushanya Yezu Kristo ubabara nyine. Yezu Kristo atari bwa mbere kumufata nk'umwami, umutware wicara ku ntebe y'ifuteyi akica kandi ngo agakiza. Oya, ahubwo Yesu umugaragu waje gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu y'abantu. Yohani 10:10. Kwitanga, iyo niyo kado, iyo niyo mpano nanjye natanga, ikanezeza Imana, ikanezeza uwo tubana, ikajya n'abandi akamaro nkabitangira. Uwo mugaragu w'Imana ubabara twumvise mu isomo rya mbere arashushanya Yezu wababaye akadupfira. Uyu munsi twumvise indirimbo ya mbere muri iri somo rya mbere, umugaragu wanjye shyigikira, intore yanjye nyizihira, namushyizemo umwuka wanjye. Amen. Umwuka w'Imana ukakubamo nk'umukristo wabatijwe akanakomezwa. Ni koko mukristo umuvandimwe, burya umuntu kwizihira nawe ntacyo wamwima ugifite. Uremera ukarya ideni, ukivunagura mpaka umwakiriye neza. Akayamvugo ngo umushyitsi muhira kurisha imbuto. Mu ivanjiri y'uyu munsi turuvamo umushyitsi muhire, Yezu Kristo. Yezu uyu nguyu usura akahigerera, kwigererayo. We ntabwo yohereza abana n'umugore kwa mugabo twumvise haruguru. Yezu nko tujya tubyumva yarasanzwe yakirwa neza kwa Lazaro, Mariya na Marita, akagubwa neza. Akamvugo kiratini igira iti Patria est ubicumque est bene, la patrie est là où on est bien. Ngo bakwakiriye neza, ukagubwa neza, ngo aho niho igihugu cyawe kiri, aho ni mu gihugu cyawe, aho ni iwanyu. No kuri Yezu nawe i Betaniya cyahindutse igihugu cye, bishushanya mu mutima wanjye uko nakira Yezu nanjye. Noneho uyu munsi kabaye akarusho i Betaniya, aho yakira neza by'agatangaza, bamuhaye na kado nziza cyane tujye kugenda tugarukaho. Mariya aradufasha gusubiza iki kibazo, ni ihe mpano ihenze naho inshuti yanjye, umukozi wanjye, inkoramutima yanjye. Mariya arishimira guha Yezu ikintu genze cy'agaciro, ariko Yuda araza kwijujuta, araza kwivumbura. Reka dusuzume iyi mitima ibiri, uwa Mariya ndetse n'uwa Yuda, umutima witanga n'umutima w'ubugugu. Mu yandi magambo, umutima witanga wirekura ndetse n'umukire ufite utanga. Duhere ku bwa mbere. Yuda nka ekonome wa Yezu, umubitsi wa Yezu, usanzwe abikira Yezu ndetse n'izindi ntumwa, koko turamwumva nk'afite impuhwe z'abakene, arifuza kubaha. Akawa mukire twabonye hejuru, umva yakohereza ibyo afite byose ngo ahereze abandi. Aha ngaha rero ntaho bitanye no kujugunya ngushyira mu ngarani, kuko uratanga ariko utitanga. Nanjye nakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ngubakisha imihanda, ngubakisha amateme, abantu bakanshima, ariko niba ntunze ubumwe na Yezu, niba ntari kumwe na Yezu, mera nka Yuda wifitemo ubugugu, ng'ubugugu bwa roho, kugundira roho, la sécheresse, kutiha Yezu, ahubwo ngakomera ku mafaranga, ngenda barura amafaranga, ibintu byose nkabibonamo amafaranga, en terme d'argent vraiment. Aha, amafaranga abonera umwanya kuyatekerezaho,
ariko Yezu we nkaba naramuburiye umwanya, nta kanyangira ko gutelefona Yezu, ariko ngatelefona abandi benshi cyane za business nakubwira, ariko Yezu telefona ryari Yezu mu ijuru mbahamagara ryari. Aha niba ntabonera Yezu umwanya, ma disponibilité à Jésus, izo kado zose natanga ziba zipfuye ubusa, kuko nyine bizarangira nshobora gupfana agahinda mfite ibintu ariko mbuze ubuntu. C'est grave. Naho umutima wa Mariya uriya uri kwitanga koko, Mariya akitanga kereka Yezu ko ari kose, agahara n'icyo yitaga ubwiza kuri we, kubera nde? Kubera Yezu. Ngo umutima mwiza uruta ibintu bya mirenge, naho umuntu ngiyo kado nziza gutura ubuzima bwanjye, kwitanga gatura Yezu ubuzima bwanjye uko ndiho ndetse n'ibyaha byanjye, ntacyo mukinzi. Bakristo bavandimwe, mu buzima tugiramo ibihe byinshi byo guha inshuti zacu za kado impano sinakubwira. Igihe baje kudusura, kwizihiza isabukuru, yubire, guhimbaza iminsi mikuru y'abazina bacu, igihe cy'ibyago, gufata abandi mu mugongo, guhoza abandi, mu gusezeranaho, ibirori by'agatangaza bitandukanye, buri wese aharanira gushakisha icyashimisha mugenzi we cyangwa icyahoza mugenzi we akababaro, umukunzi we. Ikibazo kimwe gusa uyu munsi, kado yanjye ntanga niyo gushimisha umukunzi wanjye, cyangwa muha impano akeneye koko? Ni impano nkeneye guha umukunzi wanjye, cyangwa ni impano naho umukunzi wanjye we akeneye? Ibaze nanjye nibaze. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa warangije kwiga kaminuza, urumva ko yarakaze cyane nyine, ngo yigeze akora ibirori, bya birori babyeyi byo gutaha nyine ya diplome ye, atumira abantu benshi nyine akora umunsi mukuru. Nuko icyamubabaje, ngo agiye gushaka mama we ngo batangire ibirori, ngo aramubura. Ngo wa mukobwa nyine birumvikana atangira kurakara, arababara cyane, kuko nyine yaketse ko nyina yisubiriye mu nzoga, yagiye gusina nkuko nyine yari asanzwe anabigenza, yarabimenyereye. Nuko umwana biramubabaza cyane, nawe byakubabaza. Nuko akomeza ibirori ko yari yabiteguye, nyina adahari. Nuko mu gihe cyo guha umukobwa impano kigeze, urumva uyu mukobwa azakiriye ababaye, kuko nyina atari kumwe na nyina, bishoboke ko ari n'imfubyi nyine kuri se. Nuko kera kabaye, amaze kwakira izo mpano, agiye kubona abona nyina aje nawe bwa nyuma acigatiye impano mu ntoki, bishoboke ko yari ari kwitegura adahari. Nuko wa mukobwa amubonye n'umujinya mwinshi n'uburakari buri kumusya, ahita afata iyo mpano ayifungurira aho ngaho fora uko byagenze. Aha muri iyo mpano ni urupapuro nyina yari yandikiye umukobwa we ati, mwana wanjye nkunda, narakubabaje bihagije kubera ingeso y'ubusinzi yari yarambayeho karande, yatumye abasore bamwe bagucika, abandi barakubenga, ntiwisanze uko bikwiye mwana wanjye. None uyu munsi wawe, uyu munsi mukuru utaho diplome yawe, wavunikiye, wagokeye, ndakurahiye sinzongera gusinda na rimwe. Bye n'ubusinzi. Wa mukobwa ibyishimo biramusaga, abari aho bose barishima. Bitewe n'iki? Bitewe nuko bari basanzwe bazi uburyo uwo mubyeyi yajyaga yandavura, akicara mu ikabare, agatera umusingo hamwe n'abagabo atera akaguru ku kandi. Kuri iyo foto y'umubyeyi bagobye kuba ari guteka, atekera abana, ariko ahanganye n'abagabo bari kuganira, bari guterana umusingo mu ikabari mu ijoro. None abicitseho, mbega byiza. Ndakubwiza ukuri, uyu mukobwa yarabyinnye, arabyina, araseka, aramwenyura, nyuma yo gusoma urwandiko rwiza nyina amwandikiye. Icyari reception gikomeza kuba reception, ibintu bikomeza kuba ari amahoro, ibirori bikomeza biraryoha, ibyishimo byuzura iyi nzu. Nguyu mavu humura neza, bimera nyine nk'ibetaniya kwa Lazaro. Ngiye kado ikomeye uyu mubyeyi yari gutegura. Ese mugabo Yezu yashinze urugo, nta birori byegereje ngo uzikokore, ushake nk'iyi impano imeze gutyo gucika ku ngeso mbi uyiho mwashakanye. Nk'ubu ukamubwira uti sinzongera gutaha nijoro, sinzongera kwirirwa mu ikabani ninze kuvuga kuraramo, ubundi ukagira utya embomate, ukamwandikira uti sinzongera gusinda, sinzongera kuguca inyuma, sinzongera gutaha amajoro. Uzi ukuntu yakwishima? Mbega abantu babuze kado. Ariko kuki tudahawo tubana bene izi kado nk'izi z'ibyishimo zo gucika ku ngeso mbi? Ubundi rero ukuntu urugo rwawe ruhumura neza, wa mubavu rugahumura ubuyezu, rugahumura ibyishimo, rugahumura amahoro. Ndambiwe nuko urugo rwanjye ruhora ruhumura imbetezi, ruhora ruhumura umwiryane, ruhora ku muguruko. Ndarambiwe pe. Abenshi tugura imyenda ku minsi mikuru, inkweto n'ibindi byiza twambika umubiri, ariko tukibagirwa kado y'ingenzi, kado y'urukundo, kado y'imbabazi, imbabazi mu rugo rwawe, nk'urugo rw'ibetaniya nyine. Buryo wabariwe ibyaha byinshi, ni nawe ukunda cyane. Mariya wabariwe na Yezu inshuti ye aje kumusezeraho.
none kubera umutima mwiza wuje urukundo, umutima witanga Mariya yorekanye asiga Yezu ibirenge bye umubavu uhenze cyane w'agaciro, akanahogoza iki umusatsi we, umusatsi ushushanya ko ubwiza bwe bwose abuhaze. Kubera nde? Kubera Yezu akunda. Iyi mpano ya Mariya ahaye umukunzi we n'indashyikirwa pe, kandi Yezu arayishimira cyane koko, kuko uyu muvu uzakoreshwa mu mihango yo kumushyingura. Mbega impano nziza kandi ihenze. Impano y'imbabazi niruta izindi zose. Le don du pardon, pardonner, kuko nyine urababara ukabazwa n'amafuti yawe, nguriya mubyeyi wifungirana mu cyumba ariko uri ariko abazwa n'ibibi yakoze no gusinda kwe, ariko akaza gushimura akanyandiko keza asaba imbabazi. Ukabazwa n'ubusinzi bwawe, ukabazwa n'ubusambanyi bugutesha agaciro, bukagushyira hanze, ukagukoza isoni, ugakoza isoni abandi, ikimwaro. Ukabazwa n'ubusambo, ubugomeramana, gusahura iby'abandi. Ukabazwa n'ubugugu nka Yuda, ukabazwa n'uko watereranya abandi mu biboshya, ukabazwa n'umujinya wa hato na hato, ukabazwa n'ibinyoma no guca imanza za hato na hato. Ibyo byose byamara kugushengura bikagushegesha, ahasigaye nyine ukibohora, ukababarira, ukiyemeza ko utazasubira. Dore ko umugabo arufatanye n'icyemezo, ntambwa ifata icyemezo, kandi ngo ugabo utisubiraho nyine bubyara ububwa. Yezu nanze gukomeza kubyara ububwa pe, nanze gukomeza kujijisha ngo ndi umukristo w'indani, nkora ibikorwa by'urukundo byinshi, ndigishwa, sinsiba amasengesho, sinsiba ibiterane byo gusenga, ariko mbabarire Yezu, aho nanze gucika ku ngeso, aho nanze gusiba ingeso, za ngeso zigusubiza ku musaraba. Nanjye niyemeje umunsi ko nza gukwandikira akabaruwa karimo ingeso mbi yananiye, kuko ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, maze nze kugasomera imbere ya alitari yawe, ndi gusenga, ndi gushengerera, ndi mu ntebe ya penetensiya, maze nkwiyegurire wese Yezu wankunze ukanyitangira. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.